Bamwe bati ese ni igitabo ki wandika utwandikira nkande ko tukuzi neza wowe n'ubumenyi bwawe ko tukuzi nta kirimo, ariko abandi bati akwiriye kwandika igitabo cyane ko ari igitabo kivuga ku buzima bwe, kuba yarananiwe imibare n'ibindi ntabwo bisobanuye ko adafite ubumenyi bwamushoboza kwandika igitabo. Nta wundi ni Miss Naomie wagabaye iciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga ubwo yatangazaga ko agiye gushyira hanze igitabo kivuga ku buzima bwe. Miss Rwanda rero 2020 Nishimwe Naomie yagaragaje ko agiye gushyira hanze igitabo cye cya mbere yanditse kigaruka ku buzima bwe busanzwe ndetse n'ubwo kuba nyampinga w'u Rwanda. Ibi ngibi byamenyekanye ejo bundi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 2025. Kuva rero yatangaza ibi ngibi ku mbuga nkoranyambaga, ibintu ntabwo rwose byamworoheye kubera ko byakiriwe ugutandukanye n'abantu batandukanye. Ibi rero uyu mugore yabigarutseho mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, aho yagaragaje ko iki gitabo yacyise More Than the Crown, bishatse gusobanura ibirenze ikamba mu Kinyarwanda tugenekereje. Agize ati More Than the Crown ni igitabo cyanjye cya mbere kandi nicyo kintu mfite amarangamutima kurusha ibindi byose nakoze. Nacyanditse nicaye mu marira nkiri bikomere gahoro gahoro kandi nifitemo icyizere, none kirarangiye kiriteguye cyangwa se kiri ready. Yakomeje agira ati mu mpapuro zacyo harimo imbaraga n'amasomo y'ubuzima n'ukwizera kutanyeganyezwa. Ndi gusenga kandi nizeye ko kizakora ku mutima wawe nk'uko cyankozeho mu rugendo rwanjye rwo gukira no kwiyubaka. Nishimwe Naomie rero uyu nguyu yabaye nyampinga w'u Rwanda 2020 yarasimbuye ni mwiza Megani. Akimara gutangaza ibi ngibi rero byateje polemique ku mbuga nkoranyambaga, abantu batari ko se ko tukuzi rwose. Murabyibuka ko mu bihe byashize ubwo amanota yasohokaga mu manota y'ikizamini cya leta cyo mu 2019, amanota ye namwe mu yahanahanwe ku mbuga nkoranyambaga kubera ko yari yabonye amanota abantu bavuga ko adashyitse cyangwa se adakwiriye nyampinga, cyane ko mu bigenderwaho mu gutora nyampinga harimo ubwiza, ubwenge n'umuco, kandi ubwenge kimwe mu bigaragaza akaba arimo n'ubuhanga bwo mu ishuri. Rero abantu bahise batanga ibitekerezo bitandukanye kuri iyi nkuru cyangwa se ku nyuma yo gutangaza ibi ngibi. Abantu babivuzeho ibintu bitangaje. Hani nk'uwavuze ati ku myaka yawe itageze no kuri 25 ubuzima bwandikwaho igitabo nta kintu kirimo, ibyo bintu bivemo nta makuru wifiteho. Undi ati ubuse koko nawe matabeshye yabasha kwandika igitabo, ubwo bwenge se buri yarabufite? Nge ndabona ntabwo n'ukwivugira gusa. Araseka ati Naomie ntugasetse Abanyarwanda. Abandi rero bakomeje kugenda babitangaho ibitekerezo bitandukanye. Undi atariko imyaka myinshi ku buryo yumva abantu bagomba kumenya ibyo yayibonyemo. Undi ati ubuzima bwe ati narindi rasaze, ubuzima bwe ntarabona uko bumeze nibura atarabyara 5 ngo umwana warararira amara n'ibitotsi umwaka wose. Naomie uburetse wishyuhaguza biracyaza, uzandika page nyinshi rwose. Ni ibitekerezo bitandukanye, gusa harimo n'abandi bagiye batanga ibitekerezo. Hari nk'uwatanze igitekerezo kirekire ku nkuru ya Igihe, bamwita Kamera. Yagize ati nishimiye cyane kubona umukobwa w'umunyarwanda wandika igitabo, ntibisanzwe rwose, tuzakigure. Ntabwo Abanyarwanda dukunda gusoma no kwandika kubera iyo mpamvu usanga ari bake bazi neza ibyo Bible ivuga. Urugero bapfa kwemera ko Imana ari ubutatu nyamara n'iryo jambo ritaba muri Bible. Yesu yasobanuye neza ko nta yindi Mana ishobora byose kandi idapfuretse se his father witwa Yehova. Gusenga ubutatu ni icyaha kandi bibabaza Imana cyane kubera kudasoma Bible. Ntibazi bizaba ku munsi w'imperuka. Urugero Imana izakuraho ubutegetsi bw'abantu ibuhe Yezu, izarimbura abakora ibyitubuza, izahaba yumvira ubuzima bw'iteka kuri uwo munsi kandi izazura abantu bapfuye baririndaga gukora ibyitubuza. Kudasoma uba wigirira nabi iyo wandika ubufasha abantu kumenya ibintu. Nk'ubu mfashije benshi kumva Bible, ni ibintu bishimisha cyane Imana bikazabafasha
kubona ubuzima bw'iteka. Ni igitekerezo kirekire, ariko hari ibitekerezo by'umwihariko byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane ku rubuga rwa Twitter. Abantu babitanzeho ibitekerezo bitandukanye, ariko ibitekerezo bikakaye, ni nabyo ngira ngo tugarukeho cyane muri iyi nkuru. Ariko nawe uze kutubwira aho uhagaze. Ubundi wumva ko kuba umuntu adafite amanota ahagije cyangwa se atarabonye amanota ahagije mu kizamini cya leta, ibyo ngibyo byamukumira ku kwandika igitabo mu gihe yaba abishaka? Uraza kutubwira. Witwa Honorable Kayitesi yaragize ati umuntu watsinzwe icya leta ntiyakwandika igitabo ngo ngisome, mu gihe uwitwa Wanzengereje cyangwa se Emile w'i Rwanda yagize ati ubu ngiye kugura igitabo cya page 300 cyanditswe na Miss mu minsi 10 gusa. Mbibutsa ko yagize F mu masomo yose harimo na GS. Rubanda twaragowe. Uwita ukuri atabakobwa b'inzobe sinzi aho bakura icyizere 13 kandika igitabo cyo kunyara ku buriri se. Mu gihe wita Meza nguni widekara yagize ati ntibibagirwe kwandikamo ko ari wowe Miss wa mbere w'umuswa wabayeho. Mu gihe wita Ishema Aline yasubije wita aho bibera yanditse ati niba taradodesheje ubwo nyine ni nka wa mwandiko twigagaza mani witwaga abana babi utarimo igihekane na kimwe. Ishema Aline rero yagize ati ubu se 13 muri national examinations yanditse igitabo kimeze gute. Mu gihe witwa Dice cyangwa se Life is like Dice yagize ati erega siwe wacyanditse, nuko bakimwitiriye kugira ngo kizabone isoko kuko Naomie ari public figure. Ahubwo se abasomye mwabonyemo ibyaya hoteli bibutse kubivugamo ngo tumenye aho bigeze. Mu gihe wita Dr Nkundukuri yagize ati uyu nta bwenge na bukeya bwo kwandika igitabo yifitiye. Iki gitabo yaracyandikishije bimwe kera twitaga kudodesha. Umva nyiramukobwa we, banza usubire kwiga ubone diploma byibura, kuko ubumenyi ufite ntibwabasha no kugaburira imbwa. Yuko yakabije. Aramutaginga ati ataginga Naomie nishimwe ati gusa n'ubundi ntawe uzakigura. Ariko mbibutse ko Miss Naomie afite diplome, nubwo afite amanota atari menshi, yabonye amanota 13, ariko harimo diplome kubera ko ngira ngo fail yari amanota guhera ku 8 kumanura. Wita umushi washonye ati none si igitabo yanditse ni cyashimi cyangwa physique ku buryo mwumva mutagisoma ngo nuko yatsinzwe. Ikindi kandi English umukobwa azi cyangwa avuga imwemerera kwandika igitabo kuko arayizi cyane pe. Uwita gira neza wigendera ati umaze kwandika bingahe se niba bitagombera amashuri? Witana nati aramusubiza ati kwandika igitabo ntibisaba kuba waraminuje cyangwa uri umwanditsi wo ku rwego rwo hejuru. Umuntu wese ashatse yakwandika igitabo cy'ubuzima bwe cyangwa ibyo yirirwamo. Mu gihe Rutindukana inkubito yagize ati ubuse ntiwakidodesheje Naomie we uba amanota 13 yakuzuza igitabo. Yita iryihuri yazanye aga screenshot kamanota y'inkuru y'inyarwanda ivuga ku manota nishimwe Naomie. Yavuze ko rero yatanze igitekerezo cye ati nubwo photosynthesis yakugoye kumva logique irimo koko n'amateka akunanire, ndagapfusha rukara icyo gitabo kijyane bakosore. Ego chat GPT irahari, ariko ndakubwiza ukuri ko F wabonye zonyine zigaragaza uriwe. Mu gihe wiyita Gashema yagize ati uzabanze ugisobanure twumve ko ari wowe wakiyandikiye, turakuzi FES ntitwabyibagiwe. Mu gihe wiyita Kami ka muntu yagize ati ariko ngo ntago mwasoma igitabo cy'umuntu watsinzwe icya leta. Ni byinshi rero byakomeje kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu bamwe bavuga bati nta gitabo cyawe wakwandika, abandi bati kwandika igitabo ntabwo bigombera amashuri. Ariko aho twebwe duhagaze cyane ko ari igitabo cy'ubuzima bwe, dutekereza ko rwose ye afite uburenganzira 100% bwo kwandika igitabo cye, hanyuma kandi n'abaconsumers bakagira uburenganzira 100% bwo kukigura cyangwa ntibakigure. Ariko nta nubwo bikwiriye ko yibasirwa kuko yanditse igitabo.
abazakigura rero muzatubwira natwe niki tugeraho tuzagisoma tubabwire, hanyuma komeza ugire ibihe byiza cyane ukurikira The Trending 250, ariko kandi ndakwifuriza gukomeza guhaha ukaronka mu byurimo. Niba utarakora subscribe, umwanya n'uyu nitwa Brice, komeza ugire ibihe byiza.